icyubahiro araza azanwe n'urukundo yankundaga nahinduwe umwana w'Imana kubw'amaraso ya Kristo yamenekeye igorogota yamenekeye igorogota. Amena amena. Sasa rero ubu biraza kungora nimba rimwe bwe ndi bubaze cyangwa se ndi bubaze manager. Hanyuma ariko mbere yuko twakira ibintu by'ibibazo tubabaza kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe, ndahera kuri uriya mu pianiste. Ntago we namuhaye ikaze kandi turi kumwe hano mu kiganiro. Ataza kugenda umutima we utameze neza ngo babakiye mwenyine mujye ko kibatanyakiriye usinze ngo kujyana pianiste. Turakwakiriye cyane, tukwakira nk'aba pianiste. Nuko saba pianiste ni wowe dutegereje. Yego twibwire nk'umupianiste. Tugiye mu mwuka none ndera nkawe kwera. Hanyuma mumuhereze mikoro atwibwire, atubwire amazina yiwe. Murakoze. Yego. Nitwa Beni. Umucuranzi n'umuproducer. Ishimiye nanjye kubana nawe, Imana ibamuke. Ngahiba buretse gatoya. Uri umucuranzi ukaba n'umuproducer. Yego. Ukora indirimbo. Yego. Hanyuma ngewe nkunda kwakira abantu rero bagahitamo na profit umwanya ubonye hano. Uko uyu mwanya ntabwo uzongera kubona, ariko ushaka kuzongera kubona, ariko ugomba ku profita, sibyo? Hanyuma uri umuproducer ukora indirimbo zimeze ziti. Indirimbo zose muri rusange? Umuhanzi wese unsanze ndamufasha, nta muhanzi nasubiza inyuma. Hanyuma ukorera he? Nkorera Kicukiro Centre. Niho studio yanjye iri. Yitwa ngo iki studio yawe? Studio bayita Shama Record. Shama izina ry'Imana. Shama Record, yes. Hanyuma rero profita akanya k'amasegonda make cyane, banyarwanda mudukurikiye mufate telefone zanyu. Baba hanzi, baba ndimirwa muvuga ngo ngewe ngo nabuzana nkoresha indirimbo ngo mfite impano. Simirwa munesha bitwa ngo mufite impano yo kuririmba. Nguyu producer uzabakora indirimbo. Mu masegonda make cyane mwafashe telefone ndi kubibona mwazifashe, babwire nimero yawe bazakubarizaho cyangwa se bazaza gukoresha indirimbo zabo. Okay, nimero yanjye ni 078 7 4 7 Isubiremo rimwe bwa nyuma twirukanga. 078 13 7 4 Sawa sawa. Urubatse cyangwa uri ingaragu? Ingaragu kabisa. Uri ingaragu? Bakobwa tanga mikoro vuba vuba. Bakobwa ba Yesu rero nizere ko mwamubonye aracyari ingaragu. Sasa rero reka twikomereze cyane twirukanga, turacyafite umwanya, nta kintu kiri butwirukanse, dufite umwanya uhagije. Hanyuma rero nari nyiri kwibaza niba ndi bubaze aba bana cyangwa se ari we ndi bubaze. Uraza kumbwira niba ari we ndi bubaze bafite uburenganzira bwo gusubiza cyangwa ari we ndi bwibarize. Habaye hari ngombwa cyo cyenda ko. Okay, hanyuma rero ikibazo cya mbere kiragira gutya. Nari nabwiye abantu banje binkora mutima babwira ati mu nyandikira ibibazo ndi bubaze bano aba bahanzi bari buze, none do barangije no kubinyibwirira hakiri kare. Uyu yambajije ngo bambariza aba bana niki cyatumye cyangwa se cyateye gutangira kuririmba indirimbo z'Imana. Ubwo ndahera kuri uriya cyangwa se ni wori busubize. Kwanza mbere na mbere ninde wandikira indirimbo? Umuntu bandikira indirimbo. Iyi ndirimbo ni ubwa mbere, niyo ya mbere indirimbo bakoze. Ndetse banasohoye hanze abari mu mashusho na video. Video ndetse na audio. Hanyuma abayanditse nibo bayanditse bafatanyije na team management yabo. Okay, team management ubwo ni wowe n'abandi bagenzi wanjye wundi. Okay, hanyuma rero bansubize kino kibazo abakunzi bacu babajije. Niki cyabateye guhitamo kuririmba indirimbo z'Imana? Ikintu cyatumye aba bana bahitamo kuririmba indirimbo z'Imana
aba bana bavutse iwabo basanga ari abantu basenga ni Kwanza, baravukana? baravukana hariya ngo umwe yitwa uyu Bonete. yitwa Bonte uyu yitwa Bonete Wow. hanyuma bose bavuka ku babyeyi bamwe rero bagize umugisha wo kuvuka basanga iwabo bakijijwe Amen. ari abaririmbyi ari n'abavugabutumwa rero bakurira muri ubwo buntu bwa Yesu kuko cyane by'umwihariko mama wabo nawe ari umuririmbyi bakura bafite iyo mpano yo kuririmba. Okay. Batuma rero banafatiraho gukomeza kumva ko babaho muri ubwo buzima bwo kuramya no guhimbaza Imana. Okay, urakoze gusubiza icyo kibazo. Hanyuma ikindi ngiye kubaza nibo bakisubiriza. Yego. Mwamenye ryari ko mufite impano yo kuririmba? Harasubiza wowe mukuru n'uyu muto yasubiza igihe yamenyeye ko afite impano yo kuririmba. Ni ryari? Murakoze. Ntago mbere nari mbizi ko nzi kuririmba. Ahubwo mama wanjye yari ari kwiga indirimbo zo muri korali. Arambwira ngo ninza mufashe ngo kuzifata byamunaniye. Noneho ndirimbye ahita ambwira ngo nzi kuririmba ahubwo ahita nyirukankana muri korali. Nyine njye kuririmba. Wari ufite imyaka ingahe? Mfite 14. 14 ubu ufite? 16. Umaze imyaka 2 umenya kuzi kuririmba. Hanyuma wowe hirya bimeze bite? Hariya ni Bonete? Witiranwa n'umwana w'iwacu. Hanyuma Bone ngaho mbwira rero wowe wamenye kuririmba ryari? Nanjye ntabwo nari nzi ko nzi kuririmba. Ntukore kopi. Nagiye mu rubyiruko. Yego. Nagiye mu rubyiruko njya kuririmbamo. Naho bamenye yuko nzi kuririmba bahita banjyana muri korali nkuru. Bahita bakujyana muri korali nkuru? Yego. Wowe ubwawe utaramenya ko uzi kuririmba? Nyine nagiye mu rubyiruko nanjye none se menyera ko nzi kuririmba. Yego. Yego bahita banjyana muri korali nyine nkuru nezerwa. Okay. Hanyuma rero reka twikomereze cyane. Nubundi wowe ibibazo byawe uraza kunsubiza gake. Hanyuma ndasubira kuri wowe Bo. Harya ni Bonte. 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 Ariko amazina ni meza basi. Hanyuma Bonte. Uraza kunsobanurira neza. Ni iki kigukomeza muri uru rugendo rwo kuririmba? Kinkomeza. Umaze imyaka 2. Umenye kuzi kuririmba. Ni ikihe kintu rero cyagukomeje? Cyankomeje nuko nasenze Imana cyane. Nkaba nanjye mfite abantu banshyigikiye. Tuba turi kumwe buri munsi. Icyo cyangwa. Okay. Hanyuma rero sasa twikomereza cyane. Ni iki cyabashishikarije cyangwa se wari wambwiye ko ari bo mwandikanye indirimbo mufatanyije? Ni iki cyabashishikaje cyane cy'umwihariko kwandika iriya ndirimbo n'amagambo arimo? Ikintu cyatumye ahanini twandika iriya ndirimbo iyo uyiteze amatwi wumva ko ari indirimbo ivuga mu gucungurwa kw'abantu, ko Yesu yacunguye abantu n'urukundo rw'Imana, ahanini nibyo byiganjemo. Rero mu buzima bwacu uko nasanze nako niko bari ni abantu nyine usanga bakunda ibintu bya Kristo, bakumva ko ari byo byaba muri bo, bakumva ko ari byo basohora hanze. Rero ni muri ubwo buryo twandika iriya ndirimbo, twatekereje ku rukundo rw'Imana, dutekereza ku rukundo rwa Kristo, uburyo Yesu yatwitangiye, bituma dukuramo icyo gihangano riko gukora iriya ndirimbo. Okay, hanyuma twagiye nka management ya bano bana. Hari imbogamizi management zikunda guhura nazo mu buzima nyine bwo guhanga indirimbo, kuzishyira hanze. Nize imbogamizi wewe ugenda uhura nazo rero? Imbogamizi zo ntago zabura, kubera ko urabona nibwo tugitangira, turacyafite urugendo rurerure rwo kugira ibyo dukora. Ibyo mwabonye nyine niko twari duhagaze ku bushobozi bwacu. Yego. Kandi twumva ko bizagenda bizamuka bijya imbere aheza. Rero imbogamizi zo ntago zabura, kubera ko yaba ari mu buryo bwo kwandika indirimbo, usibye ko hari n'izo biyandikiye, hari n'iyo bari guteganya kujyana muri studio kujya gutunganya nayo ikazasohoka mu minsi iri imbere. Ariko urumva ko ikintu kuva akantu yaba ari ku gato kugeza ku kintu gikuru, ibintu byose mu buryo bw'ibikoresho, buri gikoresho bisaba kugishaka tukagikodesha, urumva ko haracyarimo akazi. Rero urumva ni intambwe twatangiye, dukeneyemo amaboko yo kudushyigikira kugira ngo tubashe kugera kure. Urumva rero nimba uhereye mu kwandika indirimbo ukazamuka ukageza mu kuba isohotse, ibikoresho byose bikenerwa nta na kimwe dufite, ari ukubishakisha, urumva ko hakirimo akazi. Hanyuma reka dusubire kuri wowe Bonete hagati. Bonete,
nuhe murongo wo muri Bibiliya ugufasha cyane? Hano hari abana bagenzi bawe bakurikiye televiziyo kandi nabo bakunda Imana. Gira ikintu ubwira abana bakurikiye televiziyo, unababwira n'umurongo wo muri Bibiliya ugufasha. Umwana ukunda gusenga. Umurongo umfasha aravuga ngo mbega uretse ubanza ugutekereze. Ego. Okay, reka twagiye hirya. Wowe tubwira umurongo ugufasha muri Bibiliya. Mu byahishuriwe Yohana. Mu byahishuriwe Yohana kangahe? Ibice 5. Havuga ngo iki? Kuko n'ubundi kuri ya ndirimbo yacu amagambo yose. Ugisuhiramo ayo magambo. Avuga kuri Yesu amena ibimenyetso bifatanyije nyine. Ayo magambo yaririmbe twumva. Asingira igitabo amena ibimenyetso bigifatanije imibabaro twari kubabazwa ayibumbira hamwe arayikorera. Okay, hanyuma wambwiye wiga mu wa kangahe harya? Niga mu mwaka wa 2 w'amashuri. Vuga cyane. Kuri kuririmba cyane wagera kuvuga gahoro. Vuga cyane. Mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Wiga muri segonderi mu wa 2. Hanyuma wowe Bone? Wiga? Niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ko watinze Bone? Wagize zembogamizi Bone? Okay, twagiye rero sasa. Hanyuma wowe ugiye kumfasha. Sibyo? Umbwire imbogamizi ujye uhura nazo ku ishuri nk'umwana w'umukobwa winjiye mu kuba umuhanzi. Cyangwa ntabwo urabona n'imbogamizi? Mbwire ibibazo ujye uhura nabyo mu bana mwigana. Mbwira. Hari igihe abana bakora ibintu bitari byiza kandi nawe kumva biragukurura. Ariko nyine mba numva nyine hari ukuntu mba numva najyayo ariko nanone nkumva umutima urambuza. Nizo mbogamizi mfite. Hanyuma nko kuba uri umuhanzi nta kindi kintu biraguhinduraho mu myitwarire yawe? Kubera ko ndi mushyashya ntabwo birambaho. Ntabwo birakubaho. Hari ino ndirimbo imaze iminsi ingahe? 3. Imaze iminsi 3. Okay, rero reka nkubwire. Kuba winjiye muri uruganda rwo kuba uri umuhanzi uzabura n'ibibazo byinshi, sibyo? Uzabura n'imbogamizi nyinshi, abaguca intege, abakubwa ngo mwana w'umukobwa we abazana ibindi bintu, ariko uzakomere. Uzamenye kuri kuririmbira nde? Imana. Kandi umuntu uririmbira Imana agomba gucika intege. Hanyuma rero tugiye kuririmba kakarimbo kanyu keza cyane nakunze. Piano iri hafi aho ngaho. Ubu ngubu naho tugiye kunyuka umuziki tubyinira Imana, dukubita amadayimoni, tuyakubita tuyirukane cyane. Siko bimeze? Na manager kandi agomba kubyina. Cyangwa manager atubabare niba atari bubyine atubire mu nzira. Twibyinire. Reka badushyiremo nanone ya ndirimbo. Yitwa gute harya ndirimbo? Narababariwe. Narababariwe. Abantu bakurikiye Izuba TV nonaha channel yitwa Bonte and Bonnet official. Mugende mukore subscribe, mukoreshe ya comment yanyu, muvuga ukuntu mwabonye abana baririmba neza, si muri kubyibonera baraje bongere babisubiremo. Twagiye ntabwo banadufasha dushyiremo indirimbo atumixinga gake gake tugenda twimirira neza mu buntu bw'Imana. Ntabwo dushyiremo iyo ndirimbo vuba vuba. Byose nabiheshejwe no kwizera uwabawe.
ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yesu ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Aremera araza asiga icyubahiro, azanwe n'urukundo yankundaga. Aremera araza asiga icyubahiro, azanwe n'urukundo yankundaga. Nahiriwe umwana w'Imana kubw'amaraso ya Kristo yamenekeye igorogota. Murakoze cyane. Hanyuma rero reka duhereze umwanya abakunzi bacu cyangwa se abakurikiye televiziyo yacu Izuba. Ni 0794300541, ubundi tukwakira ukabaza ibibazo bano bana bakadusubiza. mu mbare mu bibarize noneho batagira ngo ibibazo ninjye wabihimbye. Bagiye kubibariza ibibazo, nta bwoba. Fatira kuri telefone abantu babiri cyangwa se batatu, ubundi bababaza ibibazo bya nyuma twitahira. Hari abantu bari kuri telefone? Alo? Mwiriwe neza, witwa nduherereye he? Hanyuma Samwe, aba bana urababona gute? Ati? Gira ikibazo kimwe ubibariza twikomereza cyane. Gira ikibazo kimwe ubabaza. Ati? Ngiwanyu ni hehera? Ni Kimisagara ahitwa mu Gashyashya. Wasubijwe? Sawa sawa, urakoze cyane. Ati? Turamusuza cyane. Reka twakire indi telefone twirukanka cyane. Alo? Yego yego. Ninde? Uri Kamonyi. Hanyuma aba bana babonye gute? Hanyuma ngagira ikibazo kimwe ubabaza twirukanka cyane. Yego yego. Si babivuze, umwe yiga mu wa gatanu undi yiga mu wa kabiri segonderi. Nta kindi kibazo ufite cyo kubabaza? Nta n'inyunganizi ufite kubunganira? Nta nyunganizi ufite wabunganira ku mirire imbere yabo? Yego. Sawa sawa. Sawa. Indi telefone imwe ya nyuma twirukanka cyane, nta bintu byo gutindamo. Alo? 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 Uwo ntiyamenye ko twamufashe. Alo? Yego. Baravukana. Hano abantu bari guhamagara. Oya, buretse. Nta bwoba. Fasha ufate indi telefone ya nyuma twigenda. Ari abantu muri kubaza ibibazo kandi nabiba ntago mwakurikiranye. Abantu muri kuza akanya abana ibibazo muri kubaza nabibabajije. Reka dufate indi telefone ya nyuma twikomereza. Iyi ya nyuma ariko ibaza ibintu bitandukanye n'ibyo nababajije please. Alo? 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 Yego yego. Witwa nduherereye hehe?
hanyuma aba bana babonye gute? abana bafite impano cyane gira ikibazo kimwe wabaza twikomereza. ikibazo kimwe nababaza baba babikunze ibyo bakora babikora babikunze. Okay, sawa sawa, urakoze. Ikibazo babaje mwacyumvise, ibintu mukora mubikora mubikunze? Batavuga ngo njye nabasubirije mubivuge. Fata mikoro ushyire hejuru babwire. Turabikunda cyane, twumva nta kindi kintu twakora uretse kuririmba. Yego. Hanyuma reka mbabaze ikibazo cya nyuma, ndahera kuri wowe dukomeza. Ni iyihe nama wagira abana b'abakobwa bari kutureba, bari mu myaka nk'iyawe, bifuza kuba abahanzi cyangwa se bifuza kuba abantu mu ndirimbo z'Imana, ubagira inama? Twagiye, umwanya ni wawe. Murakoze. Icyo nashishikariza bagenzi banjye turi mu kigero kimwe ni ukwitwararika, kuko hano muri iyi si ibintu byakaze. Abantu b'abakobwa dufite ibibazo. Ibibazo bimeze bite? Imana iturengere, hari abari gutwara inda. Imana ibane natwe kabisa, kandi nabo babigiremo uruhare, bitwararike. Murakoze. Okay, ubwo inama wagira abana b'abakobwa ni ukwitwararika bakareka gutwara inda. Wowe ni ikihe kintu se gituma wowe wumva ko ufite ubushobozi bwo kuba wakitwararika? Wowe imbaraga ufite wowe ni izihe? Ni ikihe kintu kikurengera? Uko nabyishyizemo, ngomba kuba umuntu w'umukobwa mpaka ngeze mu rwanjye. Amena. Ntiyandaritse. Yego yego. Ubwo niyo nama wagira urubyiruko rugenzi rwawe. Hanyuma nawe twagiye ku bana bakiri muri primaire bashaka kuba abahanzi, niyo nama wabagira? Abagira inama, mbone vuga cyane, dore ko uzi no kuririmba neza, vuga cyane pe, mbabarira. Nabagira inama yo kwitwara neza, noneho bakajya bumvisha impano yabo, bakagenda babazamura, bakajya baririmba cyane, nabo bazagera kuri urugero rwacu tugezeho. Ariko Imana yanjye urakoze cyane Bonnet, ndi kukubonamo nk'umwana w'iwacu neza neza. Hanyuma twagiye kuri manager. Mbere na mbere bano bana mwahuye gute? Aba bana ukuntu twahuye ntabwo ari igihe kinini gishize tuziranye. Hari ahantu nateraniraga, ariko biza kuba ngombwa ko nimura ibyangombwa byanjye nkajya aho basengera ku mpamvu zanjye. Hanyuma ngezeho nibwo nabonye ko aba bana bafite iyo mpano. Bonye rero ko bafite iyi mpano, mpitamo kubaganiriza ndetse nganira impande zombi n'ababyeyi babo. Hanyuma banyemerera yuko twatangira kugerageza amahirwe yacu. Ubumwe ntabwo bizabanga bya bindi bya Vestine na Dorcas, dore ko abantu batangiye kunyandikira muri message ngo aba bana baje gukuramo Vestine na Dorcas, aba bana bazi kuririmba. Wowe ntabwo bizaba ibibazo? Ntabwo ikituzanya ari ukubakuramo, nta nubwo ari cyo tugambiriye. Ntabwo tuje mu mwihangana, kuko si ba Vestine na Dorcas gusa, hari n'abandi. Ahubwo twebwe tuje gukora cyangwa se kunga ku byo bo bakora, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze kwamamara. Hanyuma manager, mufite uburyo bwihariye bwo kwamamaza ibino bikorwa by'aba bana cyangwa n'ubundi rimwe muri kubyikorera? Ni twebwe turi kubyikora ku giti cyacu. Hanyuma inkunga musaba abanyarwanda ni iyihe? Inkunga dusaba abanyarwanda, iya mbere no kutureba bakadukunda, bagakunda n'ibyo dukora. Hanyuma ikindi banyarukire kuri social media zabo. Yego, ari nazo babwira. Hanyuma kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook no kuri YouTube, hose bakoresha Bonte and Bonnet official. Rero twabashishikariza kudutera inkunga, ndetse no mu bundi buryo bwari bwo bwose umuntu ku giti cye yakumva ko yadufashamo, nabwo nta kibitwaye. Reka mbashimire cyane. Hano muzakomeze mugaruke, ni musohora indirimbo muhita muyiduhereza twita tubazana hano vuba vuba mutubwira ukuntu ibintu byemeze. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, muzagaruke hano ni mu rugo. Reka n'ubundi dusoze indirimbo yanyu ariyo irimo ngendagaruka mu kanya. Nimugende banyarwanda, please nimugende. Reka badushyiremo ino ndirimbo, hanyuma nanabasezera mbashimira cyane. Murakoze cyane. Yego.